Tujye kwakira umunyarwenya witwa Kaduhiri. Yageze i Kigali yitwa Kadudu. Ako n'undi n'uwi Kigali data aza kungarura hano. Ntago nishoboreye. Katwakire Kadudu, amashime cyane twakire Kadudu. Mumeze neza ariko ay Muyoboke shushu be umeze neza mu mitwe yose mbona umutwe wawe gusa Muyoboke ndashaka gukundana nawe ariko ikibazo ari kugenda akundana na Austin bikanera ikibazo iyo mbonanye na Austin ngira ikibazo ko ndidukunda azajya ntura indirimbo za Austin Ntibazengiye ko maramamagaye Kadudu kibasumba ku mutima kubona ugahora muri dududu umutima kubona ugahora muri dududu ariko hari ibintu bajya bivugisha ngo abakobwa ngo dukunda abasaza ngo abasaza baryoshya urukundo niba ari experience nyinshi umusaza ubusanga kubera byarubaga impande n'imyijima murasohokana akakugurira inkoko ifi akanayikugaburira yewe wanahaga mbere bigasigara akagusabira tekawe ukabitahana ariko sohokana n'umusore murasohokana pe ubwo rero ngo yatoraguye agafaranga gasizantu yanize umuzungu inkoko akayishyura mugasangira wenda ukivugisha bimwe by'abakobwa twitetesha akavuga uti ndumva amazi ngubwo buhaze nyine ubwo hari iby'iwanyu man umutipa kwishyurira inkoko ugasanga muri kurwanira amatako y'inkoko ariko bari mwumvisha ndi Imana bababarire se nkawe nk'uburi kumfotora ikiko igihe na performing abantu bafotora sindabona umuntu yapostinze ngo nibura nga mentioning da ejo bundi umuraje nibona nibyibuhiye niboneye umugabo mpaye ibiryo mbyibushye mutangire muyakure ngo niba wemera ko ari ntahantu Imana itakura umuntu ngo shira imiriro muri comment cyaza ukabona wewe ngo Esther ngo was black and broke when Esther got a man she established hari ukuntu bajya bavuga ngo uriya muntu arabyibushye ngo ateye nk'igisabo abandi ngo umuntu ni muremure ni mugufi abandi ngo ateye nk'igipirimusi gicuritse ariko iyo bavuze umuntu uringaniye wumva mu by'ukuri ari umuntu atari muremure cyangwa ni mugufi ariko ubundi nomari umuntu uringaniye ni gutya ese usanga imbere n'inyuma hose bisa mbere yuko dusoza hari ijambo ry'Imana agira ngo dusomane ni ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyanditswe na Mose ntibuka neza umubare cyitwa gutegeka kwa Kabiri turagisomamo mu gice cyaje cya 34 ku murongo wa 4 haranditse ngo nzagiha urubyaro rwawe none ngihaye kukirebesha amaso gusa ariko ntuzambuka ngo ukijyemo dushimire ingabo zacu z'igihugu igihe bari bafite umuhate wo kuza kurwanira igihugu bari bafite ibintu byinshi baca intege umwe akababwira ngo ntago muzakigeramo ngo ntaki ariko tuzishimire zo ntizakirebesheje amaso gusa zaravuze ati zaratubyaye tugomba kukirwanirira ntibakirebesha amaso baraza bakigeramo haleluya
twakigereyemo murebe isuku gisigaye gifite umutekano amazi ingabo zacu zarakoze. Guys, thank you so much. Murakoze cyane umugoroba uyu ni umwaka wa kabiri ndi guserebura maze performinga ntako ntagize igera koze rigera ishoboye reka dukomeze tugerageze. God bless you. Abakinga honjari nyanduka abakinga honjari nyamuza